wambwira nimba hari amakuru waba ubiziho cyangwa wenda yahise uvuze byishimiye kugira njyewe amakuru nshaka ni uko mwambwira ko ikibaya kimeze imbogamizi zihura nazo icyo ni ikibazo cya mbere. wowe n'uzizi n'uri umuhinzi wawe? Oya ariko ndazizi ariko ino video arahana icyo ntabwo kuvuga ngo njye ninyikoze ni ngombwa njye mbivuga kandi hari abagombye kuba batureberera nk'abayobozi bagombye kuvuga ko ikibazo cyaba kimeze. ikibazo ariko ni rusange kuko ni gitunganije wa mugani wawe. kireba buri wese kandi nawe hatunga bizi. ubwo ni ikibazo nyine gikomeye kuba kidatunganyije mukaba musaba ubuvugizi ko cyatungana. Icyo kibazo kindi se cyo nta makuru kifiteho cy'icyo mubaca umusaruro mutabanje kubasobanurira igiciro. hari utwakwisaruro nafata amafaranga yawe. Siko ndi kukubaza nyine nkuko bambajije ahubwo wowe wansobanurira ngo bigenda ukuntu uko turabibabwira bikagenda ukuntu. abo nyine uzababwire baze mu nama bibarize mu nama. Wowe se nk'umuyobozi niba hari umuntu watanze umusaruro nabona amafaranga yawe uzamubwira azabaze. wowe nk'umuyobozi wumva nawe nta muntu nta n'uwo nzi uvuga ko yabuze umusaruro. kandi nta nubwo tubikora nijoro tubikora ku manywa n'ubuyobozi bubizi. ubwo se goronome ahubwo ngiye nabizi ni goronome wawe. goronome w'Ikigoma ndabizi ko yamakaniye. ndabizi ko yamakaniye ambwira yuko ibyo atabizi kagiye kubikurikirana. ubuse uwa Kigoma kereka niba ari uriya mushyashya waje. mushyashya haje undi se haje undi wa mbere baramujyanye. yari uwa mbere ahubwo uwa mbere twakoranaga arabizi kuko no mu kugitanga niwe wagitanze. sibyo cyatanzwe ahari. anadushishikariza guhinga imiceri turayihinga. buriya kuba turi kugemura kuriya ni ukugira ngo tugaragaze imisaruro noneho na leta irebe ko abo bantu koko bahinga ariko bafite imbogamizi y'uko igishanga kidatunganijwe wa mugani ngo habe habya kuko buriya gitunganije ntabwo uriya musaruro tubona rero waboneka cyane birumvikana. umwogo iraza ikabirengaho. nk'ubu twiye dukora umuganda dukora ahantu umwogo yapasuyiza mu miceri y'abandi irayica ariko haramutse hatunganye ntabwo ibyo biza byabaho. urumva naho ubundi se umuntu twaba twarafatiye umusaruro bituma amafaranga ye ninde? barahari bataza kubaza barahari ahubwo uyu wazana umusaruro nk'ubu ngubu twarawutazi. ubu wazana umusaruro utabona amafaranga ejo ukongera ukawuzana. igiciro se basi muba mwakibabwiye mubaguriraho? si mu rwego rw'akarere wagira ngo ni igiciro cyacu. mu rwego rw'akarere uzikora angahe? nari nzi ko bashyize kuri 580. na 40. ngo ni na 40 umuceri mugufi. si bikiri kiriya miceri miremire niyo ari 550 kandi hano muri kano karere kacu isoko ryose ni rimwe 540. wabazana koperative zo hepfo zose nataba nyine iri kubagurira. ubwo rero umuturage we warazanye umuceri we umuturage ubwo yose murayamuha yose se kuri 500 yatuvanamo ibisabo. ese azaba atakoze umuganda bamuvane ejo heza. usibye ko dufite ikibazo cy'abari abazibiza ariko nabo ko bazazibona ntawe yariye ko amafaranga twayahaye uriye guhagararira ejo heza ku rwego rw'umurenge. amazina twarayohereje ariko kugira ngo abantu babone amafaranga yabo bose havuyemo abibura. abo bibura rero barimo barabikurikirana ngo bayabone. urumva warya amafaranga y'ejo heza cyaba ari ikibazo gikomeye kandi ubuyobozi bugomba gushishikariza abantu kuyitanga. turasura buri mwaka dusura 52 by'ikibaya turasura pe. ntabwo rero dukorera mu kirere ngo uvuge ngo dukora ibintu. wafata abaturage bagera muri dufite abaturage 406. wafata abaturage 406 imitwe yose ukayibumbira hamwe ku buryo uyirya kabiri gatatu bakakwihorera. ubwo nanjye niyo mpamvu nakeka ko byazamutse bikaba bigera hejuru. imitwe 400 wabifata ukayibumbira mu gatebo kamwe ukabakoresha icyo bashaka. cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. cyaba ari ikibazo gikomeye. umusaruro twawuteranirije ku kagari ni muri leta. urumva ko amafaranga bazajya gusa na plan mwakoze yo kubaka wenda imbuga yanyu ngo ibinazwi wenda mwe muvuga ngo tuzajya twarurira aha kugira ngo bijye mu mucyo neza. bariya bo mu rwego rw'igihugu kiriya kigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwego rw'igihugu baradusuye kibaya baragitambagira bajya kugipima neza ngo barebe hegitari duhinga. mu gihe ibibazo byose barabijyanye yuko dukeneye ko gikorwa.
ibyo uri kumbaza nabyo barabibajije barabijyanye. Ubwo rero usibye ko ari iteganyagihe ntabwo twavuga ngo ni ejo cyane ejo bundi. biba bibanza kwigwaho, ntabwo ari ibintu bihita bibyuka bikorwa. nta wundi rero buriya mugani se ubuyobozi se burangirira hano. Hari ubuyobozi bwa koperative hari n'ubwa leta. urabona nk'abo babuze ejo heza baragenda bakanyaruka bakajya kwa gitifu w'umurenge. Gitifu w'umurenge akampamagara agahamagara Karaveri tukamusobanurira uko bimeze. Uko inzego zigiye zubatse, uko zubatse twakugambara nk'umuturage bitanu byarabitanze ntibanagufunga. Ejo heza burya amafaranga y'ejo heza cyangwa mituweli ry'umuturage ni ikintu ahubwo ari ntabwo batangira mituweli buriya ntabwo muyibatangira barayitangira. ushize gitifu yarabagonze yicara ku muryango uwo duha amafaranga wese amuvana muri ejo heza nako mituweli. naho ubundi nta muturage turira ibye atazi. Ubwo rero niba yenda hari abamuritse irahari azagenda bibaza. Ni byiza cyane ku kiganiro tugiranye, kereka nimba hari ikindi warenzaho. Kuby'imbajije nibyo niko mbibona. Burya nakubwiye ngo imitwe 400 kugira ngo uyifate uyibumbire hamwe waba witwaje iki se? Iyo ubaye mubi bakukuru bagashyiraho undi abantu 400 barimo abantu benshi bazubwira, kandi harimo abava ko nta komite nta myaka mwashyizeho ya komite imara. Nk'uko hari tuzi ko mu bishanga bye bitandukanye iyo hari ubuyobozi baba bavuga ngo komite itorwa ku itariki n'iyi. Ndetse mbwira inzego za leta yenda nk'izi nyobozi z'ibanze z'imidugudu batorera imyaka 5. Iyo witwaye neza se niba gukora utaramara n'ukwezi, iyo witwaye nabi ariko bagira ingarane bavuga ati imyaka 5. Witwaye nabi mu mudugudu wakwitwaza ngo giye banuriye garane imyaka 5 reka mbanze mbice. Oya ntago wabyitwaza ko abaturage noneho ahubwo twebwe bwo nta n'imandi hari nibwo baguhindura gutera n'imigero abantu 100. Oya ntago ubuse ko igihugu cyuzuye abantu 100 ntago tugire umwanya wo gutora perezida cyangwa n'abaminisitiri n'abake. Nyine hari abantu bahagarariye abandi. Turakorera muri leta, turakorera hano mu mudugudu, turakorera mu kagari, turakorera mu murenge, hose hari abayobozi. Gitifu umurenge yakumva abantu 100 barimo bapfa naza. Ubwo ubuyobozi bwashyizweho na gitifu umurenge naza nibwo wabushyize. Gitifu umurenge adahari twaturiwe hakusengera. Ubwo ikibazo cya manda cyo nta gihari. Ikibazo cya manda umuntu arangiza cyo ntago murakivugurura wenda ngo mukimeze neza, ntago murakibaza neza ko bimeze. Turakinoza neza kubera koperative itaraba uko bikirishagaraye. Byari byose ntabwo wabyitwaza ngo ujye kwita abantu ngo nta manda ntaki. Hari wavuga ati wenda Karaveri ashobora kuba akomeye azwi no muri murenge cyangwa azwi n'aha. Abaturage ntitwavuga abaturage buriya abaturage ni abantu harimo bakeya bashijutse, ariko hari n'abandi usanga bakibyiga kujijuka batarabinozwa neza ku buryo bashobora kwivugira. Nk'uko nawe ushobora kureba ukabone ejo heza yaraje yahitaza, ariko hari n'undi utabizi utanazi ko banayamutangira bagiye barimo kandi nyine bagiye barimo batanabizi batazi n'ibyo ari byo. Uretse ukumva warenganya umuyobozi. Ntabwo nareko ibintu byose bijya ku muyobozi ntabwo bijya ku mutu, kuko buriya ubuyobozi niyo uvuganira abaturage ayobora. Ntabwo bavuga ngo bose bamuvuga neza, haraba bamuvuga nabi. Ntabwo bavuga rero ngo uri umuyobozi abantu bose ngo muzabona umuyobozi abantu bavuga neza mwamutuye. Nabyo ntabwo byakunda. Bose bakuvuga neza bakubona bakagupfukamira nk'abandi b'ubwigishya. Nabyo ntabwo byakunda. Hari ababona urimo ukora ibyiza n'ababona urimo ukora ibibi. Kandi kino gihugu icyo ukoze nicyo ubazwa. Iyo ukoze ikibi urakibazwa, iyo ukoze icyiza yagira. Sawa rero.